Nihoraho nsabye imbabazi zimvuye ku mutima. Shania nawe abona agahinda nzisabanye, akabona akabara nzisabanye, nari umuntu umva agahinda k'umuntu ambabarira, musaba imbabazi. Ngiye Shania mbabarira, naragusebeje inshuro nyinshi nkugaragaza nabi, ariko ndakwinginze ku mbaraga zanjye nkeye. Mbabarira, ndakwinginze manitse amaboko ku mbaraga zanjye nkeye. Nongere mbisubiremo ku mbaraga zanjye nkeye. Ndakwinginze mbabarira, ntabwo nzongera kugusagarira no kugusebya. Ndakwinginze no buri kundeba ndabize ko buri ngiye kuntera hejuru ambaza ngo byagenze gutya waneje ba runaka ngo byagenze gutya na gutya. Shania nambabarire, nanjye muhaye amahoro yo mu mutima, nicara nezerewe, kananjye nkomeza ubuzima bwanjye n'umwana wanjye, kuko ntago ari wanumye ku mugabo njye ubwo wamwishegejeho niyo niko twabyita, kuko n'umugore w'umugabo ngiye nkitwa indaya, niko njye numva babivuga ngo nari indangamirwa. Yewe Shania ngiye kumutera nze ngo n'amafaranga. Ngeze Shania nsanga umugabo ari kunyiyama, ari kumbwira ngo ndakwiyemye ku mugore wanjye nuko amutere fight biki n'ibiki. Nsanga nyine umugabo ari kumbwira amagambo atanejeje, bituma ko duserera. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Reka nkusuze kandi nkwifurize ibihe byiza. Wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV, nawe turayikora ndizera ko ugiye kwikora kugira ngo tujye tubana gatano kuri gatano. Manzi Imana, Manzi ya mwiza, Manzi Sadon. Turi kumwe na mukeba wa Shania kano kanya. Yampamagaye arifuza ko tuganira, hari ikintu ashaka ko tuganira, ngo burya amazi minsi abitekerezaho, niko we yanyibwiriye. Murabizi ubushize twahuye nawe ahanganye nangwa se arwana na mukeba, bapfa umugabo, ariko bapfuye ko mukeba we yanze kumurerera umwana. Ese ubu ngubu kagapfundikiye gateye amatsiko, ndumva gifite n'amashyushyu yo kugira icyo ababwira bo hakwazi. Ego ndacyari mama Bella, nitwuze Belisa nk'ibisanzwe. Yego. None ikibazo cya mbere mfite, mukeba wanjye bamwita Shania, nanjye nkitwa mama Bella, niryo zina banziho, nitwuze Belisa. Ikibazo mfite, nk'ubu ngo ndi gukora akazi ko mu rugo, kandi ngiye mu kazi ko mu rugo ndi kwifuza ko nakora nk'amezi 3 cyangwa 4 kugira ngo mbashe kubona amafaranga yo kwishyura inzu, mbone nuko nunga umwana mu kwezi, niyo kwa uri kwezi kumwe cyangwa nkabona igishoro kugira ngo mbashe ko natunga umwana. None Shania kari kwanga ko kumfasha kurera umwana, ngo ndewe nanjye uko nkora ako kazi ko mu rugo kugira ngo uzabone mabuja ugufasha kurera umwana uri mu kazi ko mu rugo. Ntago bikunda yene nka 20% Ngiye kintu ndi kumusaba, ndi kugira ngo mfashe umwana, mbone ukuntu nkora akazi ko mu rugo nk'ayo mezi 4 cyangwa 3, mbone uburyo nafasha umwana wanjye nanjye nkajya mu buryo bwanjye. Ntago ari ngiye wishimiye gukomeza mu kazi ko mu rugo. Ariko ukiri aho ngaho, biragoye ko ibyo bintu yabyemera, kandi muri comment ngira ngo warabibonye ko bagiye bakubwira bati burya ntiyigeze gufatira akaguru. Niba ari umugabo we wabikoze, burya rega umugabo ikintu mamupfana. Mukeba ntago yaramfatiye akaguru nkuko byumvikana, ariko nanone nk'umuntu dufangiye umugabo bagomba kumfasha mu gihe. Muramusangiye se nangwa mwaramusangiye icyo gihe? Hoya, turamusangiye, twese twarabyaranye, twese turabakeba, twese dufitanye abana. Kumva ariko nanone ntabwo bivuze ko ari urugamba ugeramo kwirwanira bikanga, ukiyambaza abashuti n'abavandimwe. Yego. Noneho mu gihe natigeze niyambaza abavandimwe, nabonye ko ari we yenda waruta abavandimwe nkabasha kumwifashisha. Yego. None se
wenda uretse ko nyine biba bigoye kugira ngo we abe yabasha no kubyumva ngo abyakire ubuzima arimo nawe urabuzi ndetse we n'ako kazi ko mu rugo yarakabuze we yarakabuze yenda kora iki none se wumva ko bizagenda bite nagufasha uwo mwana kandi nkeka ko umwana ari muto yakaba yari no kwibere none se wowe wumva ko bizagenda gute muri make byonyine se abaye atabikoze wowe wumva bizagenda bite Yesu ukuntu mbe numva nabigenza mbe numva ko yamfasha umwana nanjye ngakora ako kazi ko mu rugo n'ibyo 13 ba memba ni hari umuntu waba ufite umutima wa kimuntu wumva akabaro ka mbere mfite ku mutima wowe hembwa 13 ku kwezi membwa 13 ku kwezi nkora akazi ko mu rugo nkunda umubyeyi w'umwana umwe ariko akakanya ntago turi kumwe mwita Bera ariko Martin twarabyaranye ajya hehe muri Kongo muri Kenya mu mbabare ko narinjijwe gatoya ajya muri Kenya none Martin siraho mikoro iriho nyine yishyire ku munwa oya munyihanganire uri kumva Martin yagiye muri Kenya none ndi kubona ubuzima buri kuncanga ndikumva shani ikintu cya mbere yamfasha kurera umwana nanjye nkahiga ko kazi wenda uretse ko ibyo ngibyo nyine bigoye kuba nyine we byashoboka nuko byakira akaba yanabikora ibyo biragoye ahubwo ubushize nge nigeze kubona ahantu mwigeze gukora ikiganiro muri si ikiganiro se ni fight ahari muri kurwana ni fight mupfa ngo ni ari amafaranga n'amafaranga ngiye amarita ukuntu byagenze yarampamagaye muri Kenya hari umuntu nyine njya nkunda gufata phone ye nkuko nafata phone yawe nkakwandikira nkakubwira ati mfite ikibazo iki n'iki we nta phone ugira ngira amatushe ugira agatushe yego noneho narikira Marita arambwira ngo uzagende Shaniya aguha ubutumwa namuhaye yego njyewe kubera inzara nyine tuba dufite nk'abashomeri nkumva ko ari amafaranga nawe ubwawe ufite ubushomeri kumva inzara ufite wagira ngo ni amafaranga Shaniya ngiye kumureba yarambwiye ngo se ngo wandaya ibiki n'ibiki yaranuka ibintu byinshi cyane bitari byiza nyine n'ibyanshimisha umutima wanjye nibyo bintu byatumye ngira fight yo guserera nawe turarwana bibazo ariko ntabwo nigeze mbikora mbigambiriye kubera ko ngaryo bajya bavuga ngo umunyenzanga ngoya umutinda rotarya umushonja rotarya yego ngiye nagize ngo na amafaranga ngize ngo na amafaranga ngiyewe Shaniya ngiye kumutera nze ngo na amafaranga ngeze Shaniya nsanga umugabo ari kunyiyama ari kumbwira ngo ngo ndakwiyemye ku mugore wanjye nuko amutere fight biki n'ibiki nsanga nyine umugabo ari kumbwira amagambo atanejeje bituma ko duserera none se ubwo koko ko ibintu byanyu byagize byagoranye ukabyara we yego ubwo bizahirira he ngiye ikintu numva Shaniya nta kibazo tugomba kugirana ariko nanone nkurikije imibereho nese ubwo ndetse gato mbanze numve ese ubwo mwokagira Imana mwe ubwo ibi bintu byawe rero ngewe hari igihe kigera nkumva sinzi uburyo nabisobanuramo kuko no kubisobanukirwa ni ibintu bingoye rimwe mwashwanye muri gupfa amafaranga ngo umugabo we yamwoherereje none se ubundi ko ari umugabo we wowe ukaba inshoreke nabyita nk'inshoreke kuko mwarisayidiye kandi ari umugabo niwe basezeranye ufite uburenganzira bwo kuza gushwana nawe ngo aguhe ibyo undi yohereje kuki wowe atari wowe yoherereza ikibazo kiri ariko reka nkubwire naho ngaho buganiriye nabi oya none se sibyo rega nanjye ndi umugore we ntabwo uri umugore we njye se ntabwo twabyaranye Marita kuba mwarabyaranye ntabwo ari cyo cyemeza ko uri umugore we none se reka nkubaze nene ari umugore we kuki byitwa ko Marita twaba twarabyaranye wowe uri nyina w'umwana we ntabwo uri umugore we none se nyine reka nkubaze kugira ngo witwe umugore w'umugabo we byagenze gute ni ukuvuga ngo ngewe uko nzi kugira ngo witwe umugore w'umugabo ni uko uba wagiye mu mategeko ugasezerana ukabisinyira abantu batabisinyiye bari indaya nyine iri aho ngaho kabisa ngo mbere iki
ni ndayaye ubwo muri make yanjye ni ndayaye byonyine se utari incorekeye uri incorekeye rero kuba warabaye incorekeye nangwa iki n'iki ukamubyarira uwo mwana wubwe wenda yakubaha uwo mwana we akaba yamufasha akamumenyera buri kimwe kagira gute ariko bimuvuye ku mutima nk'umugabo nk'inshingano zo kurera uwo mwana ariko ntabwo waza ngo umutsindikire shaniye kandi nawe ubona yaramutaye ntacyo aba ashaka kuba yamuvugaho nta na kimwe noneho ukaza guteza nanone nta guciye mu ijambo hari igihe mbona ubuzima shani yababayemo nkabona n'ubwo mbayemo njyari igihe njya kumisira abo bantu nk'ubwo ngubwo ndi kwinginga shani ngo mfashe umwana mbona uko nkomeza ku kazi ko mu rugo mabuja turi gusera nk'ubu ngo bari kumbwira ati njye nakwirukana ukajya guhiga ahandi akandi kazi none njyewe ndi kwibaza ubwo buzima nzabubamo kugeza ryari shani yamfashije uwo mwana mwese amugufasha yagufashije kumubyara ntabwo yigeze amfasha kumubyara ndabyemera aragufasha mu biki ni nyina wa Marite se ntabwo ari nyina wa Marite ariko mwazajya mugabanya nyine we wakabaye ufata uwo mwana ukamujyana kwa Martini uzi reka nkubaza kwa Martini si Cyangugu ntago mpazi njye numva babango ni Cyangugu ukumva Icyangugu kujya ntago sindagera sinzi ni gusa nzi ko Omega ikorerayo Cyangugu ni za Rusizi nari Rusizi ntago mbize unjye nzi iryo zina ngo ni Cyangugu uri kumva kujya Cyangugu ni umushi reka nkubwire uri kumva naguciye mu ijambo reka nkubwire mbere y'umuhungu w'umushi yaneretaga numvaga byabaga ari ikibazo kuko nzi ko abashi badakurika uri kumva nese yarakuritse we babwa n'ibyagiye kugenda bitse nyine abanza wumve nzi ko abashi badakurika ariko nanone ikindi kibi cy'abashi umushi kugira ngo uzabone yigondeye ikintu biba bigoye ariko ngo yampano nawe ni umushi ngo ki yampano ntago mbizi uramuzi se ndamuzi kandi wese waba umuzi ukaba utazi ko ari umushi oya ntago mbizi aho avuka ni umushi n'uw'Icyangugu nawe yampano nawe ni umushi ngo abashi uretse gato ngo abashi kuri kwaje kuri systeme bararenze oya ntago mbizi gusa ngo ku mafaranga ntibayago ariko ku mafaranga nyine wanza wumve ku mafaranga umushi ntiyayago ariko kuri systeme ni kwaje wahita wirahira ukamuha ati fande ngo na samani samahani ugahita umuha fande ndayamanitse hayi we yagize usaba imbabazi niba atari ibanga umaze kugira n'abashi bangahe abashi niba atari ibanga ubwo reka nkubwire abashi bamaze njye nahejeje kugira gusa nyine ngiye Marite ndamwemera kwaje arakubiye arakubiye kabisa yagukuyemo yangiyemo nyine baza umuntu mwari mumaze kubikora nka kangahe nyine ugereranije urebye nyine uri kumva nyine twamenyenye 2023 yego turi 2025 kwezi kwa 9 turi ku itariki 8 nyine ukumva arakubiye wagigiza kugeza ryari nyine gusura umwaka waratobotse nyine umwaka wonyine n'amezi nyine twamenye mu kwezi kwa 3 turi mu kwezi 2023 mu kwa 3 ubu turi mu kwezi kwa 8 twamenyenye ari saa moya n'igice hafi mukimenyana nibwo mwahise mugira se oya nyine yaraneretse mbanza kumuca amazi n'abati wana ntabwo wongeye wanereta nabura umusore uri kuri type nshaka mwagigizanyije mumaze nk'igihe nyine banza wumve reka ko numva wishwe n'abashyushye werega numva aranereta ndamugati wapi man yarazanye n'umujama bita Jean Marie Jean Marie akamwe turamujama ntari wamwemera ngo ba Jean Marie nabo barakubiye ba Jean Marie no mushuti mwe witwa Jean Marie nawe no umushi nawe yaragize se oya yagize oya nyine urukumva nigaga mu mujyi aho bita Sainte Famille n'ibintu byo kudoda
noneho uri kumva nawe umuntu nyine uba uri mu buzima bwa geto ubuzima bumeze nabi ubonye umuja mu kwishyura inzu akemera kugutunga nawe ntabwo wabyanga uri kumva icyo gihe nigaga ibintu by'ubukanishi narabimenye ariko nabwo nkora mbona ubuzima ni danje ndavuga ati reka noneho Maritini twamenyana dukomezanye ubuzima bigende neza yego sha Marite nyine akaneta nk'ati wape ntabwo byakunda ntabwo uri ku type yanjye ntabwo byavamo Marite arambwira tumva usibye nibyo ngibyo kugutereta ngo tuzabyarana umwana wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu arambwira tuzaba umugore wanjye paka n'ati wape tsindwe n'Imana ntabwo byavamo yego Marite arambwira ngo ni pata na roge ariko reka nkubwire cyo umujama nakundaga ntabwo ariyo byaranye na Marite turabyarana nyine nawe mwaramecomekanye mukageza igihe mukundaniye nyine reka nkubwire ese ubundi mujya gukundana yakubwiye ko afite umugore ho yanagukiza mbira ko afite umugore yari umusore iyi nyine ukumva yijeje ari kugutereta ntabwo yakubwiye ko afite umugore nimwo nayoberaho aka kanya umuntu ari kukubwira uri kubwira umusista kumva ngo ngende umusore yabyemera mana uri boygaris paritse agakebo hariya matuza aradedera nk'aya Jessica amepangu uri kumva paritse akamodoka aho ngaho nyine ukabona uri boga risa neza ugatambuka ntaki kanyogosho keza ndavuga ati ubu wanje nuko hanyuma uti rero ngewe byanga byakunda nubwo Shania tutabasha kuba twavugana hari ubutumwa ngiye gusa namugeneye sinzi rero ubwo bwari bwahari reka nciye bugufiya ku ntege zanjye nkeya ku mbaraga zanjye nkeya nk'umuntu ubaha icyubahiro cy'umuntu nkandi umukobwa wavutse iburasirazuba ni wabo Ikibungo yari kwa kugana nuka gashiremo uri kumva ngewe muri Nyagatare akareka intara y'Iburasirazuba mukarere ka Nyagatare Gatsibo oya akarere ka Kayonza mu Nyamirama Kayonza Nyabira Kabarondo ni wabo bushyuhe abantu Kabarondo byaragoranye njya numva iwacu badusabye ngo ni wabo bushyuhe hakizuba riteye ubwoba uri kwana nawe na meshi uri kwana sinzi impamvu uri inzobe izi mpamvu ndi inzobe se ngerageza kwitaho kugira ngo umuganga ajye ndeba njyenyine atareba abandi reka aragasha nagomba kumureka ariko uranangaza iyo uvuga ngo umugabo wanjye izi mpamvu mwita umugabo wanjye niko mufite umwana mufite umwana kuki se atarebye mu bandi bakobwa bose aziranye nabo agahitamo kubyarana nanjye niko yankundaga nanjye mwemera none se ntiyari yabyaranye na Shania ko yarabyaranye na Shania se kuki yamusize akansanga ubucyuhe bw'abagabo nyine cyo azajye byihorera amarari nyine reka nkubwire iyo butumwa mfite Shania ntubu ngo umeze gutya ngiye Shania ikintu musaba naramukoshereje inshuro nyinshi mukora amakosa atari meza nkumusebya kuri kamera tukarwana tugakorana fight ya mbere n'iya nyuma umva birenze no kwemera ahubwo ngiye ikintu mfite Shania nyine ubutumwa bwa mbere cyo bugufiya kunigezanye nkeya reka kandi imbere ya kamera musaba imbabazi ngiye Shania mbabarira naragusebeje inshuro nyinshi nkugaragaza nabi ariko ndakwinginze ku mbaraga zanjye nkeya mbabarira ndakwinginze manitsa amaboko ku mbaraga zanjye nkeya ntongere mbisubiremo ku mbaraga zanjye nkeya ndakwinginze mbabarira ntabwo nzongera kugusagarira no kugusebya ndakwinginze n'ubu uri kundeba ndabizi ko uri kuri YouTube channel rero tubabarire unangirire impuhwe n'umwana wanjye nanjye ubwanjye ku giti cyanjye n'umugabo wawe n'uwanjye turamusangiye uri kumva ntago mumusangiye mwaramusangiye oya turamusangiye ubaka kanya aramutse agarutse mu Rwanda avuye muri Kenya ubwiye n'icyo kazagarukaza oya ahubwo wenda iyo uvuga ngo ubaka kanya mpamagaye ngo musange muri Kenya byasa nkaho yorose wabyuka nkorera ibihumbi 13 ku kwezi mu kazi ko mu rugo uri kubona nabona amafaranga ajyana muri Kenya akayaguha niba gukunda yego ko data busa barakojeje baguhaye bicare tuganire imbabazi wenda arabyumva niba bikwiye arazigoha izo mbabazi uzisabye zivuye ku mutima nge n'izina ry'Imana ihoraho nsabye imbabazi zimvuye ku mutima
Shania nawe abona agahinda nzisabanye akabona akabara nzisabanye nari umuntu umva agahinda k'umuntu ambabarire. None se nkubaza ikibazo niba zikuvuye ku mutima ukaba ukiri kuvuga ngo Marite nuba guhamagaye wakwiruka uretse ikibazo ari itiki nk'ubu ngubu hagize wenda nk'ikintu gituma ubona nk'uburozi uburozi uburozi hari uburozi bwiza n'uburozi bubi ariko byose ni uburozi. Uburozi bwiza hari uburozi nyine ku giti cyawe uroga umuntu akaba yagukunda kuri wowe byitwa ko ari uburozi bwiza sibyo, ariko kuba umukuyeho ni uburozi bubi nyine. Uburozi bwose buba ari bubi sibyo. Hanyuma ubonye nk'uburozi muri make ari uburozi bubi cyangwa ubwiza byose ni uburozi. Ubonye nk'uburozi ni ikihe kintu wakora? Reka nkubwire nk'ubyijuru uri umunyagisaka. Oya uwacu ntabwo ari umunyagisaka Imana ntabwo ari Gisaka za Kibungo nyine reka nkubwire muri Katira niba ari gakika byavuka mu ntara y'Iburasirazuba ariko iwacu ntabwo ari mu Gisaka. Uzi impamvu bavuga ngo mu Gisaka bararoga mbere yuko iyo ugeze i Kayonza urakomeza ukajya mu karere ka Ngoma ndikumva aho baroga neza nyine banza wumve nyine aho baroga neza nyine banza unyumve tuvuye muri Kayonza duhere Rwamagana wanyine muri Kayonza nyine mu Gisaka ni he? Nyine banza wumve kuki uri kwishwa n'amashyushyu iyo ugeze i Kayonza ufata akandi kare ukajya mu karere ka Ngoma wava mu karere ka Ngoma uri kujya iwanyu kumva mu karere ka Ngoma ukajya mu Kakirehe ukajya muri Kirehe ubwo uri kujya iwanyu naho ni muroka nanone uri gutsinda tugeze Sumbawanga Tanzania naho uri kujya iwanyu Rusuma ayingi napfuye ubwo iwanyu watubwiye ko wanyari Kayonza uvuye i Kayonza ugiye Kibungo uvuye Kibungo ugiye Kirehe uvuye Kirehe ugeze ku Rusazi hariya ni muri Kirehe kiraho mikoro bakumve ibintu uri kubeshya banzanye ntabwo ari kubeshya kandi uri kutubwira iwanyu uri kumva ngo iwacu ngufata Kayonza ukava Kayonza ukagera i Kibungo ukava Kibungo ukagera iwanyu ni hanya ugasebanye tubwire intara n'Iburasirazuba akarere ni Kayonza yego none ugeze i Kirehe gute nyine banza wumve impamvu iyo ugeze i Kayonza uhita winjira muri Kirehe uri kumva wagera muri Kirehe ni hariya za Kirehe za Nyamugari Kirehe ngewe niba ari Gatore niba ari Cyunuzi niba ari genzi mwizo za Gatore za he komeza kugera ku Rusuma reka nkubaze tubireke ibyo ngibyo bya Kireke uri kumva wenyibwirira wenda habaye nk'ikintu bakohereje amafaranga se shasa amafaranga n'indo wayamba ese kuri gukandagura matushe waganiriye natwe banza nyine ndabakandikiye aka message kese nyine banza Marite ni Marite Marite yanyibuka we nanjye cyane yabibonye ko yakwandikiye yakumena umutwe cyashane ntago umugabo yanyemera reka nkubwire kandi uvuze ngo umugabo wawe ngiye wacu ntago baroga nta nubwo iwacu bica uri kumva ngendo ndizera neza ko ndi umukobwa mwiza isa nigera nzabona umugabo kandi Marite ntago ari we mfura nubwo ari we Ndari ikibazo cyawe uri kugenda wihindura kano kanya Marite nzamugwaho kano kanya nzabona ni mugabo kano kanya bizagenda gute na gute ikintu cyanyacyo nyamukuru cyanyacyo gikuru wenyibwirira ngo igikuru ni iki ngiki ngiye kintu numva ku mutima wanjye ngewe ko Marite twarabyaranye ntago bivuze ko ntakifata nabi uri kumva ntago bivuze ko kiraho mikoro riko ntago bivuze ko nakangiza ubuzima bwanjye noneho Marite nubwo nakosheje nge nawe ariko nanone ntago bivuze ko Shania ngomba kutamusaba imbabazi Shania ngomba kumusaba imbabazi ngaca kwisoreza ikiganiro gira ikintu ubwira abantu badukurikiye byonyine ikintu mbwira abantu badukurikiye rero Shania nge kiraho mikoro babwire bakumva ntago bari kukumva nge ikintu ndi kumva nasaba Shania nambabarire nkimbabazi ku mutima wanjye ciye bugufiya ku ntege zanjye nkeya nambabarire ntabwo nzongera kumusagarira nta nubwo nzongera kuvugana nawe nabi ne yumva bikuye ku mutima we nawe ndizera neza ko ajya kuri YouTube channel rero nambabarire abishyire ku mutima we
nanjye nk'uko mbikuye ku mutima wanjye ntambabare ndamwinginze. abadukurikiye bose ubutumwa wabagenera Badukurikiye ubuzima ndimo buragoye cyane. turaho mikoro ntukayishyire ku ruhande. Uri kumva njyewe ubuzima ndimo nk'abantu bankurikiye nareba akababaro kanjye nk'umuntu yenda w'umubyeyi cyangwa w'umupapa cyangwa w'umusore cyangwa w'iki ntabwo mbyitayeho, ariko nk'abantu bankunda cyangwa bakurikiye ikiganiro nkora ntibareba akababaro ndimo, bareba ubuzima ndimo bangirire impuhwe. Kandi umuntu wumva wamfasha, nimero yanjye ni 0779384122. ese ubwo aragufasha akibona umeze gutyo yego kuyivuga ntacyo bitwaye. hari igihe wenda atanagufasha ahubwo hakavamo umugabo wenda wavuga ati banza wumve umugabo nshaka kumubona ndabyemera. hano ni wahamubona sadureka nkubwize uwo hano ntawe ushaka. banza wumve nkubwize ukuri aka kanya ubuzima ndimo ntago ari bwiza pe, nta nubwo bushamaje, ariko nanone aka kanya mbevuga ati ndetse umugabo wenda umugabo umubonye si yazaje kugufasha mu bwo nyine umugabo kugira ngo ujya gushaka umutware uri kumva babyita umutware. ntago mvuze kumushaka, ahubwo hari igihe wamubona yaba agukunze akavuga ati wenda reka nkufashe mu buzima wenda wibereyemo, komeze duteretane nkufasha uhindurirwe ubuzima kwiza igihe wenda tuzapanga uburyo twibane, cyangwa we nta gahunda wagira atabonye matiri. Reka nkubaze Sado, uzi impamvu nanone nashaka kwemera umugabo uhita uza gutyo. Reka nkubwire muri ino si turimo n'ikinyejana turimo, hari igihe ubona umuhungu sibyo kabona nta gahunda afite, nyine banza wumve akakuryoshya akakwishyura inzu nziza ukambare neza ese si bihagije. nyine banza wumve iyo viziyo ntabwo ariyo nshaka, iyo ushaka kunganisha uri kumva kandi umujama akakwishyura inzu akaguhahira akakwitaho, ariko reka nkubwire Imana akeneye amaturu yonyine atageneye kugushyira hehe mu mago. Keneye kuba nka Marite se nguki keneye kuba nka Marite nani barahari benshi ubonye umuzima se ntiwamwe. none se reka nkubaze naguciye mu ijambo abo mikoro ku munwa mikoro ku munwa gutya uri kumva nka Marite njyewe yaneresa ambwiye ati nakugira umugore bikagenda gutya na gutya bikaba byagenda utya nkumva kari nyine man numvaga ari birangira kuri uduturu bikarangira ndi uduturu birangira havuye mu mwana man ibyo bintu birababaza bikanera igikomere mu mutwe uri kumva none je mamuga ati umva nkubwire shere wanjye ndatwite yarambwiye ngo naga ari ngiye musara uterinda mu gihugu sinange bucura singenye imfura tuzajya gushakira hane n'abandi warabahaye Imana yanjye byarambabaje no mubwa ngo byarambabaje numva birenze kwemera. Ubu ugereranyije umaze kuryamana n'abantu bangahe? Yenda kuva natangira kuvuga ngo njye natangiye kubonana n'igitsina gabo mfite ku myaka 17. Amaye ko nukazajya uvuga ngo nyamaye nk'iki oya urabizi nge mvugiraho ngo rata urukumva 17 18 bitantwarinda wowe twaye ufite 18 natwaye ndafite 18 ubu ufite ngahe? ubu ngubu mfite 20 mu kwa mbere nzuzo 21 yego ntago bizoro ariko man n'ubuzima butujyanamo ntago umuntu abikora ari ibintu akunze nyine ubikora bitewe n'igishukurimo kandi ubuzima buragoranye ukabona nyine nta kundi wabigenza mujama akakubwira ati okay nzakwishyura inzu nzagufasha ibi n'ibi nzagukora iki n'iki urabiza abakobwa natwe tugira mu mutwe horoshye urukumva ugakurikira za struggle z'ubuzima urimo ugakurikira n'iby'umujama ari kukwereka ukumva ko ibintu byose ari umunange sibyo ugahita wemera ati okay none yavuye menda umujama araguhindukana mani tujye tureka ibintu byo kuvuga ngo umukobwa yagize burangare twebwe impamvu tugira uburangare ese uri kwereka abakiriya bawe akarasharamye wayikuye ukanayirambika sino karasharamye yanjye ubiyibaza iki oya uziko bagira ngo niyo uri kurikodingiraho oya uri kumva impamvu turi muri ubu buzima cyari igihe ubuzima nyine bukurenga ukabona nta kindi cyerekezo ufite ukemera ugahitamo ubuzima ugezemo ukemera kubana nabwo
ariko nta muntu uba muri ubu buzima bukunze gusa nyine njyewe twizere ko wenda twitege ko bitazongera kubaho ko wagirana saga na Shania zijyanye wenda n'umugabo cyangwa umwana. oya njye Shania musabye imbabazi ntabwo nzongera kumutera hejuru nawe nazongeye kuntera hejuru ambaza ngo byagenze gutya waneje ba runaka ngo byagenze gutya na gutya. Shania nambabarire nanjye muhaye amahoro yo mu mutima nicara nezerewe kananjye nkomeza ubuzima bwanjye n'umwana wanjye kuko ntago ari wanumye ku mugabo njye ubwo wamwishegejeho niyo niko twabyita kuko n'umugore w'umugabo njye nkitwa indaya niko njye numva babivuga ngo nari indangamirwa nari iki ntabwo njye mbasha kubisubiramo kuko babivuga ariko Shania reka muha amahoro ye nanjye nambabarira ndekera yanjye karame. Reka tugushimire. Yego. Namwe reka tubashimire cyane kuba mudahwema kudukurikira kuri Manzi na Sante TV. Manzi Imana, Manzi ya mwiza, Masadunda, ndabakunda cyane.